Mwongeye kwirirwa mwe mwese mukomeza kudukurikirana, haba bari mu Rwanda, hanze y'igihugu ndetse n'ahandi hatandukanye. Kuwa gatanu ushize nibwo twabagejejeho inkuru y'inka yabyaye abana, hanyuma tuza kubabwira yuko iyi nka yabyaye ibintu bisa n'abana gusa, ariko nyine ni ngombwa ko tubagererayo tukabashakira ese ibi bintu nibyo koko, ese ibi bintu birizewe, ese iki bintu ni igihuha. Nimba ukeneye kuba wabimenya rero kora subscribe, ume like, ume share, ume comment, hanyuma nze nkuvire mu muzi n'umuzingo, nkubwire iby'iyi nka, nkubwire iby'iyi nkuru yuko iyi nka yabyaye abantu koko. Ego koko duherukana uyu mugabo ari muri gereza afunze, ese koko yakomeje kuguma muri gereza? Ese aba baturage bakomeje kuba ese aba baturage bariye kuri za nyama byaba byaragenze gute? Ese uyu mugabo we yaba nyuma yo kuba yabyariye inka byarangiye bite? Ese aba bana bari mu bitaro, ese baracyafite ubuzima buzira umuze? Byishingiye kukugezaho ni muri aka kanya, kugira ngo nawe ubashe kuba wamenya ukuri kose, umenye koko intandaro y'ibi ngibi aho byakomotse. Byinshi muri iyi video ni mu kanya. Gusa ibi biragoye kuba wabyumva, biragoye kuba wabyiyumvisha kuba inka yabyara ibintu ngo bisa n'abantu. Bagerageje kuganiriza abaturage bo muri aka karere, bavuga ko ibi bintu ari ibihuha, bavuga ko ibi bintu bitabaho. Umuyobozi w'umudugudu nawe agira ati iyi nkuru ni ubwa mbere nyumvishe, kandi ibi bintu ntabwo bisanzwe ko inka yabyara abantu. Gusa mu iperereza ryakozwe hagaragaye yuko koko iyi nka yaba yarabyaye aba bana, ariko nk'uko mubizi hari ababyemeza hari n'ababihakana. Ariko natwe nk'abanyamakuru tuba twageze kuri tere, tukageraho tukabagererayo, tukaba dushaka ko muzajya mubona amakuru agezweho kandi agomba kubagereraho ku gihe. Koko nibyo mu by'ukuri. Wa gatanu nibwo twababwiye yuko iyi nka yabyaye ikabyara abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Gusa nk'uko mubizi hari bamwe na bamwe bagenda bavuga ko ari ibihuha, abandi bakavuga ko ibi bintu bitabaho. Ariko niba ushaka gusobanukirwa, kanda ahantu handitse sabone cyangwa ahanditse subscribe, hanyuma numara kuhakanda byinshi ngiye kugusobanurira, byinshi ngiye kukubwira. Ndabizi neza ko urava ahangaha usobanukiwe, urava ahangaha umenye buri kimwe cyose cyerekeye kuri iyi nkuru. Aha ni mu kagari ka Karambi, umurenge wa Ngarama, mu karere ka Gatsibo. Noneho humvikanye inkuru ivuga ko inka yabyaye abana, ikabyara abana babiri, ngo yaterwaga intanga y'umugabo. Gusa haje kuba hamenyekanwa ko uyu mugabo ariwe wakoze aya mabara, ariwe wakoze iri shyano. Ibintu bidasanzwe, ibi bintu biri kuba ari ibintu by'amabara ku rwego ruri hejuru. Mu nkuru Igicumbi niho hagaragara bagira bati iyi nka nyirayo akimara kuba yabona ko imaze kubyara nibwo yayifashe ahita akayica, ayihereza abaturage barayirya. Ariko nk'uko mubizi, nk'uko nyine bamwe bagenda bakavuga ko ibintu bidakunda, ibintu bitabaho, uyu muturage ngo nibwo yaje kuba yafatwa ajyanwa ku biro bya polisi, aho yagaragaje agira ati ibi ntabwo ari byo, ibi ni ibihuha. Bagerageje kuganira n'ubuyobozi bwo muri aka karere. Ubuyobozi bwo muri aka karere bugira buti icyo ni igihuha, iyo ni inkuru itabaho, kuko murabizi nta hantu mwabonye itungo ribyara umuntu. Ibi bikaba bivuga ko ari ibihuha, dore ko ngo na bamwe mu baturage bahwihishije ibi ngibi barimo barakurikiranwa n'ubuyobozi. Bakimara kuvuga ibi ngibi nibwo ibinyamakuru byatangiye bitangira kwandika ko nyine iyi nka ngo yabyaye abantu. Abanyamakuru bamwe na bamwe bagenda bavuga ko ibi bintu bitari byo, abandi bakavuga ko ari byo. Ariko nyine ngo iki ngiki kigaragara nk'igihuha, ko ibi bintu bitabaho, cyangwa se ibi bintu bitari ibintu bisanzwe ko inka yabyara abantu. Umwe mu bayobozi yagize ati aya makuru ntabwo ariyo, ibi ngibi ni ibihuha. Ibi ni ko hakunda abantu babona nyine inkuru bakumva bakwiye kuba bazivuga. Ati iki ni igihuha, ntabwo ibi bintu ari byo. Atuye umudugudu ninjye kuwuyobora, ariko ntabwo ibi bintu ari byo koko. Mu by'ukuri ntabwo inka yigeze ibyara abantu.
Gusa icyo nakubwira cyo nyine kuri ubu ngubu nk'uko bari babivuze ko iyi nka ngo yabyaye abana babiri, icyo nakubwira ko ni uko aya makuru ni amakuru y'ibihuha, ni amakuru atabaho, kuko icyo nakubwira ko nshuti yanjye ugomba kumenya gutandukanya amakuru y'ibihuha n'amakuru nyayo nyirizina, kuko iyi nkuru ni inkuru yamaze gucicikana ivugwa ahantu hatandukanye. Gusa kuri ubu ngubu nyine haracyakorwa iperereza, baracyaperereza neza ngo bamenye niba kuko ibi bintu ari byo cyangwa se nimba ibi bintu atari byo. Wakoze gukomeza gukurikira Urusaro TV, wibuke gukora subscribe ku muntu utarayikoze, comment, share.